nongeye kubasuza nshuti bakunzi ba Home Golden White TV. Iri ni isomo rishyashya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari benshi bamaze kurimenya mbere yawe, ubu ngubu batangiye kwirira ku mafaranga. Ese ntago ujya ubona abantu bagiye batandukanye basiga ku mazu yabo ubwiza butandukanye bw'amarange, ariko wajya muri kenkayori ukabira iryo rangi utaribonayo? Uyu nguyu barabikoze rero aba ari umudesign, aba ari nk'umudesign wamenye neza kwivangira amarangi y'ubwoko bugiye butandukanye. Ashobora gufata amarangi y'ubwoko burindwi agakuramo amabara menshi agera ku 1000. Ngo ntago bishoboka? Birashoboka ahangaha. Bashobora kukwigisha rero muri Home Golden White iri somo rishyashya. Bashobora kwigisha gukora amarangi y'ubwoko bugiye butandukanye, ukamenya kuyavanga mu mabara y'ubwoko butandukanye, ukamenya kuvanga amabara mu bwoko butandukanye. Ushaka kuvanga amarangi y'amazi, amarangi y'amazi y'ubwoko butandukanye, ushaka kuvanga amarangi y'amavuta ndetse n'amarangi y'imodoka. Rimwe na rimwe uvuga ngo wabuze akazi, nibyo koko warakabuze, ariko se ushoboye iki? Uzi gukora iki kugira ngo ako kazi ube wajya kukaka? Ariko uramutse uzi iri somo cyangwa se uzi uno mwuga, nagira ubwire ngo wagufasha cyane rwose. Ibi ntuzajye ubyihererana, wabiha inshuti yawe, cyane ko muri no minsi harimo promosiyo zidasanzwe ku giciro nk'icy'amafaranga makeya, harava ngo ku giciro nk'icy'umuneke. Ibi ngibi rero ntibigucike, gana Home Golden White kukamenye ku masuka, hamagara kuri 0788 19 18 540. Abiyandikisha bitarenze ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8 bo barabonamo izindi promosiyo zidasanzwe. Gana Home Golden White, ubukire buri mu biganza byacu, niyo mpamvu tutakwiye kuba twafata ubwo bukire mu biganza byacu ngo turangiza tubutere inyoni. Menya umwuga none ahangaha uzakugirira akamaro, yaba uyu munsi cyangwa se mu minsi iri imbere.